reka nkubwira inzira igana nubwo tutangana ngutembereze ku muhanda wibaza impamvu utaguhanda nagusezeranyijeho ko n'ubundi rugaca bugufi cyubahiro ukagira imana uretse no kuguhishurira umutima wanjye nzagutembereza no muri mind yanjye nta mupaka njye ndi the great ndi igiti izuba nirinavu uzacyugama muce kumbuto rukundo uporeze gusa kuzambaza inoti ahubwo tuzafatanya ducika igifungo babiri dutangire twubake paradise tafari kurindi nk'abacakara na piramide zo mu Misiri ntuzacika intege nzagutera igipindu se kususuruke nguha amata gusa ntuzambaza amarura ahubwo nzakwambura sa mu kanwa reke kurura bandita Piff na Power Fast that is after KPLP the great mafia land is very on Piff rero turakubona utugezeho ufite form umeze neza ese Piff noneho uhagaze gute muri muzika yawe ubu noneho ni iki ushyize imbere kugeza so music shize igihe kinini cyane ndi gukora kuko imyaka imaze kwegera imbere gatoya imyaka 5 igeze kuri 6 ntabwo ari imyaka mikeya kundi uri mu kintu kimwe kandi wa muntu witangiye music utavuze ko nta bindi nzi gukora sinabyo nize mu ishuri ariko nitangiye music nyine kugira ngo mbe example yuko ushobora kujya mu kintu kimwe swat bigacamo cyane bicemo ariko ikintu wahisemo mu buzima ni icyo ngicyo nyine nta kindi ntabwo naje muri game ninjiye muri music kubera gahunda za mikoro zo kwamba ubuzima bwanze reka ngende no gushakira hariya ndero ko byagenda ndende umuntu wagiye muri music bitewe nuko music ari ikintu kiri mu mutima wanjye n'abasomyi bose kandi nkaba nizera ko music ari nakenewe cyane mu gihugu cyanjye ari ikenewe ubone ni mu kimwe mu bintu byari bikenewe cyane atuma igihugu gitera imbere muri rusange ariko nagiye mpura na deception nyinshi cyane gutandukana n'abagenzi banjye twatangiranye nabwo tugatandukana by'ukuri mu nzira zitari nziza byose nagiye mbinyuramo kuvugwa nabi muri media byose nagiye mbicamo aho bigeze rero naje gusanga nanjye ubwanjye hari ibintu byajyaga biba nanjye ubwanjye mbifitemo uruhare time rero yarageze ngombwa yuko nanjye nicara hamwe ngasubiza ubwenge ku gihe ngatekereza ibintu bipfira dore ko abantu bambwira bati se Piff rwose ubura buri iki abagenzi bawe bari gutera imbere bamwe bamaze kugura amamodoka kandi mu by'ukuri nta kibakurusha iyo umuntu avuga gutyo birakubabaza cyane kugira akantu ku mutima nanjye naricaye nshaka ibintu bipfira nza gusanga ahanini ari njyewe ntabwo na blaminga media ntabwo na blaminga kana gatini uyu no gutuma natera imbere mu by'ukuri ahubwo ni njyewe umwanzi wanjye ni njyewe wa mbere Burundi muri ya gahunda yo gukosora bimwe mu bintu byinshi cyane ari naho ngomba kwindirimbo yitwa Nisubiyeho nakoranye na King James Minshizira ndi mu gihe cyo kwisubiraho cyo kureba karegiye ugira abayazana ari njye wicaga ubuzima wicaga career yanjye mbireba cyane amaso ntabwo najya gutunga urutoki kanaka turiya niyo wanyiciye ibintu ubu ni njye uri muri gahunda sasa y'ikosora ndi kwikosora ngiye ku giti cyane niyo gahunda ndimo gukomeye cyane okay Piff rero wari uzwi cyane muri zandi muri hip hop gangster wari uzwi mu ndirimbo zuzuyemo amabeef n'abaraperi bagenzi bawe ndetse n'isi muri rusange ubu noneho Piff ubona beef zihagaze gute ese wowe uracyaziririmba bimeze bite beef mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bikwiye urebye muri culture culture y'umuziki y'injyana dukora nka hip hop ntabwo ari ibintu mu by'ukuri binatuma n'ibintu ahubwo bihazamo impinduka tuma ibintu bishyuha ariko naje gusanga ntabwo hano iwacu ariko bimeze ko ifata ushobora gutera beef mugenzi wawe just ushaka kumucokoza nyine urebe ni challenge ariko byagera hano hanze byagera muri media ugasanga ntabwo bisobanukiwe ntabwo bifashe nk'uko wagiye kubikora bimeze sibyo
cyane cyane gusanga ari nta n'urwango kuko ushobora kubifinga mugenzi wawe ejo mugahurira club mugahurira studio ugasanga muri inshuti cyane ahubwo umuntu akibaza se ko abantu bitana kemututse mu ndirimbo none twatubona bari kumwe bari guseka urumva hari nta n'urwango ruri hagati yacu so nagize igihe cyo kwishima cyo guhavinga fan n'umuziki numva narishimishije bihagije mu by'ukuri muri ibyo bintu uko twari tukiri cyane n'ebye twari tukiri mu gihe cyo guprova abanyarwanda yuko dushoboye rap ko turi abaraperi badanje niyo mpamvu umuntu yakoreshaga ibisilange nk'ibyo numva umuntu yari akiri mu gihe nyine cyo kwimvanta nyine ya rap ya gangster rap nyine gashinga imizi mu gihugu urabona dore ko ubwo hari n'abantu bumvaga yuko mu by'ukuri biriya bintu turimo bitazarangira neza ariko igihe cyarageze rero haza indi kata ku buryo wabonaga yuko ziriya beef mu by'ukuri ntaho ziri kutujyana ahubwo ntabwo zigurisha sibyo ntabwo ari ibintu bijya ku isoko ni ukuvuga yuko nanjye ubwanjye nageze aho ngaho mbona yuko ntabwo gusa gukora gangster rap kwiruka muri beef hirya no hino kuko ngende umuntu uri sensitive cyane ndoroshye cyane buriya mfite umutima woroshye wa muntu igihe cyose mpora numva ibyo bagenzi banjye baririmbye Riderman asohora indirimbo nkihutira ndi mu bantu ba mbere bajya kwishaka iyo ndirimbo aba yakoze Bulldog asohora indirimbo nkihutira kujya kuyumva Jay Paul asohora indirimbo nkihutira kuyumva kubera iki mba nshaka kumva yuko mu byo yaririmbye ntaho ngiye mpuriye nabyo buriya niko abaraperi benshi baba bameze buriya ni abantu baba bafite imitima yoroshye cyane ubwo nanjye rero nuko nguko nari imeze ariko ntabwo ntikibiha agaciro cyane ko sinkigendera kuri kanaka yakoze ibi yaririmbye ibi ibyo nta kintu kimbwira cyane kuko ngubu undi ku giti cyanjye rero numva undi wa muntu undi wa mu artist ubu uri gutekereza gutera imbere ku giti cye atitaye ku byo bagenzi baririmbye cyangwa ibyo bakoze n'ibyo bagezeho numva gusa ukoze ikintu cyiza arakwinspira ukaba wenda wamureberaho ukaba ati kanaka yakoze ibintu byiza kandi ngerageza wenda kuba nabikora cyangwa se nareba uburyo wenda nanabirenga wenda Tifra rero uvuze ko wenda hari uburyo ugenda ureba ku baraperi bagenzi bawe niba yakoze indirimbo ukayikurikirana nyine ukagira ngo umenye niba yaba yakuririmba cyangwa yaririmbye ibintu bijya gusa na Tifra ese nko mu Rwanda ari nk'abaye baraperi wenda nka 3 cyangwa 2 wumva bakora hip hop nziza ku buryo nawe wumva wayiha amanota urebye Bulldog ni umuntu uko igihe tugenda tumara igihe nyine muri music umunsi ku wundi Bulldog ni umuntu ukomeje kabisa kunyemeza cyane ntabwo aho kugira ngo akora asubira inyuma ahubwo akora ajya imbere yanageze gutya ahita ahinduramo gakeya abagiye muri new school bihita bikwereka ko burya mu mutwe w'umuntu ari wa muntu wicara agatekereza kandi akabasha no kureba aho ibintu biri kujya ntashake kuva mu bintu bimwe ukumva nyine yahinduye kandi injyana asigaye arimo muri ino minsi nta kimwe nyine ngaho ahubwo mbona ari ibintu bikwiye Doggy kabisa aza ku mwanya wa mbere cyane Riderman nawe ni umuntu buriya nemera cyane haba muri music cyangwa se hotel business hose aranyemeza cyane abasha kwidistinga neza kabisa muri societe ni umuntu urebye nawe ushobora kureberaho ukaba wagira icyo ugeraho nta kuyobye undi muntu mbona nawe ukaze cyane ni umuntu bita Green P nawe ni umuntu mu Rwandashyaka cyane ukaze ni wa muntu utagiva ku izima sinzi mbona Green hari ukuntu nyine ibintu akora ntabwo bibasha gusakuza cyane wumve byacitse kandi mu by'ukuri abakoze ibintu birenze abakoze ibintu bikaze nko mu gihe minsi ishize yakoze indirimbo yitwa Nyahige bikaze
no nyuma y'iminsi mike ahita asohora na clip ubu ngubu ibintu byose rero ukora ahita asohora n'amashusho yabyo tugomba ko wa muntu ukiri kuri za slang zimwe zacu za mbere kandi agenda zidevelopa kumva ko nawe zijyanye n'igihe tugezemo so abo nibo bantu batatu mu by'ukuri nshobora kuba naguha ubwanjye numva bakaze cyane Pfla mu barateri batatu vuze babiri nabo muri Tuff Gang byumvikane ko Tuff Gang iracyafite ingufu muri hip hop mu Rwanda ese ntujya wifuza ndako wasubira muri Tuff Gang wifuze kwibona uri kuri stage na Bulldog Green P na Jay Polly nk'abantu mwatangiranye yes byo bintu ntaho mvuze ko ntabyifuza mu by'ukuri nabambeshye uretse no kwifuza kuba twaba turi kumwe kuri stage ni iki one of my biggest dream niyo kuba nabona Tuff Gang y'abantu batanu nk'uko twayitangiye imeze bumva basubira muri Tuff Gang numva kabisa byakongera bikaba gusa n'uko kuri njye mbona ari nk'inzozi ari ibintu bitapfa gushoboka uko nyuma yaho twagiye mu bindi bintu hazamo gahunda zo kwikunda cyane ku giti cyawe biragoye kugira ngo wongere ya Tuff Gang yongere ibeho gusa ndabyifuza ko byari ibintu byiza cyane mu by'ukuri ni naho crew ya mbere niyo group ya mbere ngiye mbona ishobora kuba yarabayeho mu Rwanda kuva ku gihe cy'impara biriya bintu byaherukaga kuba ku gihe cy'impara Tuff Gang rero yari n'indi crew yari ije nanone yibutsa abanyarwanda igihe cyabari abasaza nyine bivuze urebye dore ko nta na crew izakundwa nk'uko impara zakunzwe mu Rwanda ariko wabonaga ko Tuff Gang kiriya kintu ugiye kongera kukigarura kandi byari byashobotse gusa nuko ntazi ibyo twagiyemo nyine Pfla wenda turi muri Tuff Gang gake so kugusubiza inyuma cyane igihe wamaze muri Tuff Gang igihe mwamaranye muri batanu mwese hamwe ni nk'akahe gakoryo kigeze kabamo hagati yanyu ku buryo wumva utazakibagirwa kari twinshi mane nyivugamo kamwe gusa uhora wibuka udukoryo twabaye mane twinshi gusa ako ntabasha kwibagirwa n'igihe n'ishuri yigeze kuba yari irimo Meddy na Diplomate nanjye na Toby na Green Pasi noneho tukagira icyangugu uwo munsi nyine twinjira mu mujyi twasanze moto zidutegereje abantu bari bagiye kudutegera mu nzira badutegereje hari moto zikina nko muri 80 moto nyinshi byataye noneho harimo abamotari bari bafite ibitambaro byanditseho Tuff Gang n'ibindi byanditseho amazina Pfla Bulldog abamotari benshi byataye none imodoka twetire imodoka ya Jeep twabaye nk'abinjira nyine turi hafi yo kwinjira mu gihe cyangwa tujya kubona tubona moto ni nka surprise badukoreye twagiye kubona tubona moto nahazi sinzi nini cyababwiye imodoka yacu yariyo twagiye kubona tubona moto zimwe zisa zitwitambika imbere abandi baturitse inyuma yacu urabona baraduherekeza mpaka tugera twinjira mu mujyi twerekeza kuri hoteli twagomba kurara nyine turabanza tuzenguruka mu mujyi mo gatoya nyine twiyereka abantu abafana ko twahageze n'iki ko bari babidusabye tujya n'ahantu hari nuza hari radio yaho hano ikorera hose ko turi kumwe n'abamotari so event ni ikintu nabo byabashije kunyereka imbaraga twari tumaze kugira mu bantu n'iki bibona so ni urebye ari ambiance ikomeye cyane ni ikintu njye ntabasha kwibagirwa urebye iyo event uburyo ibintu nyine byari bimeze n'akantu nyine kakaze byatarika kajya amateka Pfla rero umuziki wawe ngira ngo nubwo usa naho watangiye kwigaragaza cyane mu Rwanda muri za 2008 2009 gutyo wawukoreye hanze mu bihugu bitandukanye wabaye muri Amerika wabaye muri Norvège ese mu bihugu wabayemo hanze ukora umuziki wo mu buzima busanzwe n'ikihe cyagushimishije ndetse no tubwira icyakubabaje igihe wabaga hanze ndi hanze urebye hanze ntabwo music ntabwo negeze nikora bigere kuri none vuye hano yani wacu gusa nakoraga nayo crew yitwaga African Sounds ubu ngubu ni abantu bamaze kuba kugira mu rwego rurenze ku buryo niba abantu buri wese udafite Ferrari aragenda muri Lamborghini udafite Lamborghini aragenda mu kindi gikoko cy'imodoka urabona
ufite amazu hirya no hino harimo n'abaguze ibipangu bya Atari babo muri Kenya kuko ni crew yarihuje ufite nk'aho twari tumeze tugeze nk'agace ka East Africa ko harimo abanyarwanda babiri harimo abanyakenya babiri harimo umukongomani umwe harimo n'umurundi urumva ni nka East Africa niko gakuru kacu n'ubwo twahitaga African Sounds urumva njyewe icyo gihe nari ndi mu tuntu twinshi cyane ku buryo bagenzi banjye bajyaga time yo kujya studio njye ntabwo nabaga mpari nashitukaga ibintu bimwe bakoze kenshi ugasanga nje naranze ngasanga bamaze no gupanga n'ibindi bitaramo bya Atari ntazi n'uburyo babikoze njye nkaza gusa njya stage n'iki akenshi ntabwo naririmbaga hari n'igihe bampaga microphone nda nk'akantu ka freestyle gusa karangaho ariko ndi umumamvu ukaze cyane muri crew urumva icyo gihe mwabaga mu kihe gihugu icyo gihe nabaga no fresh nari umumamvu ukaze cyane gusa nari ndi mu zindi affaire mu zindi business nyine zitagazo zikorera n'umuziki ahubwo bagenzi banjye nabashaga kuba finance mu rwego mu bijyanye n'amafaranga njye babwiraga ati studio yacu ikeneye ibi ngibi nta bushobozi dufite nk'iyiringa bya Atari icyo kintu cyari gikenewe nkakigura ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo binabaga mugiyemo cyane ntabwo nigeze ngira amahirwe mu by'ukuri yo kwicara hamwe mvuge ubu ngubu noneho ngiye kuba concentrate kuri music kuko iyo nkiza kuba narakoze amaklipe narakoze ibiki ibyo byose nari kwibagezaho nyamara ko marayibonye ariko utuntu mfite n'ibitso n'ubu dukonsa tugiye twagiye dukorera za Denmark Swede hari n'indi event ubundi remere byatari twageze gukorera Belgique ni nawe event ya nyuma ko nyuma yaho nibwo nahise mfungwa ese Pfla icyo gihe uko bikomojeho icyo gihe bagufunga waziraga iki mu by'ukuri niba atari ibanga abafana bawe banabimenye ko kumva wabaye hanze waje kugaruka mu Rwanda ariko ntabwo bazi behind the scene ibyo ni nagiye mvugaho cyane nagiye mvugaho cyane urumva nyine umuntu yakoraga business minister ziri legal stemewe n'amategeko harimo nko gucuruza drugs n'iki uko ngenda ari wa muntu uri proud cyane ntabwo Pfla ntabwo ari wa muntu mu by'ukuri wahakaze ko kujya guhanagura toilette ko narebaga zino ntoki zanjye nk'abati izi ntoki ntabwo ari intoki zaremewe guhanagura toyi intoki zaremewe gukora ku mafaranga zaremewe gukora ku mwana ukeye bani nibyo kumbwira ngo ndajya gukora cleaning toyi none toilette ntabwo nigeze nyihanagurira umunyarwanda ibyo bintu bikore mu gihugu cyanjye bikorera umunyarwanda mwene wacu mugenzi wanjye noneho ngiye kubikorera umuntu w'umuzungu icyo kintu nibyo bintu nyine byatumaga kumva uri proud cyane muri wowe kumva ko umwana ibyo ndashobora kubikora ntabwo wagiye gukoropa muri mall ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo so byatumaga rero umuntu yirevuta ugasanga wisemo inzira ikaze cyane iri dangerous kuko ibyo bintu ubundi ni ibintu biba bikaze cyane urumva ko ureba ko naho mu Rwanda kuba drug dealer wacuruza droge ubona uburyo biba bimeze nyine leta y'intara nta n'umwaka mu by'ukuri ako kazi wakamara muri leta itaragufata so bibaze noneho iburayi ahantu hose muhanda uca bari kamera buri muhanda buri kona uhagaze hose haba hari kamera urabibona ugiye kugera n'iwawe mu nzu kamera ziba zihari ariko ibi byose ukabyirengagiza ubu igihe cyarageze nyine ntangira guhura n'utwo tubazo mu gihe nabikoze mu gihe cyabyo hari iminsi myiza nagiye mpura nayo iminsi myiza muri ako kazi nayibamo ngafana amafaranga akaboneka pe gusa ndabuzwa n'uko amafaranga nakoreye yari amafaranga ntabasha kuba nashyira no kuri konti ntabashaga no kuba nakohereza byibuze n'umuntu hano mu Rwanda mubwira ati ngurira n'agapangu nta mafaranga bari aho ngaho ni ukuyarya nyine bikarangira nicyo kintu kinambabaza cyane kuko nageze igihe nkora amafaranga menshi cyane ku buryo urebye n'imodoka nagendaga mu by'ukuri ntabwo wagendera ariko biba ari iby'akanya gatoya urabona gusa ubu ngubu ntabwo nakongera kubikora n'ubu nasubira iburayi ibyo bintu nakoze ntabwo nakongera kubikora nari muri ya myaka nyine ya myaka umuntu ageramo y'ubwa adolescence uba ugifite amaraso ashyushye nta kintu na kimwe utinya urabona ariko maze gukura
maze kugira responsibility nyinshi umwana iki so ibyo byose ni ibintu bitatuma none nongera gukora aventure nk'izo ngizo ko mu by'ukuri mba nzi neza aho biri kwerekeza ko nta venire yabyo numva n'abandi nasekaga hari bagenzi banjye twabonaga mu by'ukuri ntacyo bari babaye nubwo bakoropaga izo toilette cyangwa bagakora mu maresitora mu biti byose ntacyo bari babaye kandi abenshi baracyari n'ubuzima bwabo baracyabukora neza barabikora bakaniga muke so icyo gihe njye nabonaga ibyo bakora ari ubugoryi sibyo ariko today ndicara kabisa nkabona ko bakora inge bari baratakaye kuko nakoraga ibintu bidafite garanti ushobora kuba byiza ariko byakanya gato cyane Pfla ngira ngo byumvikane ko wahinduye style wahinduye uburyo bw'imibereho yawe ubu ngubu noneho ni ikihe cyerekezo ufite mu muziki tunasoza ikiganiro so icyerekezo ubu ngubu ufite nkeneye yuko abanyarwanda ubu batangira kunyumvamo cyane kurusha uko byari bimeze ndashaka kuba umu artiste w'ukuri nifuza wenda kuba nafatwa nk'amasamba nafatwa nka Cecile nafatwa wenda nka Fetra na Jari y'aba artiste ndi kuvuga kwa umu artiste kabisa wuzuye original wa muntu abantu bibonamo nk'uko wenda twavuga Man Martin urebana Man Martin ni umuntu ugeze kuri level nziza cyane ushimishije ni wa muntu ukora ibitaramo muri Serena byatari urebana kora live za danger uramuntu ukabona Man Martin wa kera ubu ngubu ni urenze urebana nifuza nanjye kuba najya ku rutonde rw'abahanzi bari seriye mu by'ukuri bazi icyo bakora bagiye bakora ibintu bimaka amateka n'ibyo numva nabo nanjye najya kuri urwo rutonde rw'abahanzi aho kugira ngo nkomeze nitwe Pfla umuraperi Pfla wakumva Pfla ukumva ko ni baraperi nyine bavuga ibintu byo ku mihanda nyine bambara pocket bakora ikintu none se Pfla wenda ngira ngo dusoze ikiganiro Pfla aho ngaho turi buze no kwinjira mu buzima busanzwe ntago ukiri nyakamwe ufite umugabo ufite umwana ubundi wabanza ukatubwira amakuru ya Ortiz muri kino gihe amaze kugira imyaka ingahe Ortiz Fungumani yabaye umusaza n'umuntu ufite imyaka 4 arajya school hari igihe nanjye ubwanjye mubona rwose umutima ukanja ibibazo ari njye wamubyaye bikanyurira mu by'ukuri byatinda ndanitinda c'est grave kabisa nawe mu by'ukuri ni umuntu agiye unyongera imbaraga buri munsi yonje nkamubona ntashye mu rugo nkamubona hari nk'ibintu mu by'ukuri ufata nk'urugero ndashobora nko gutaha uri hayi sibyo kwa kundi nyine uri hayi uzakwisha byatari wagera mu maso y'umwana wamukubita amaso nawe yakureba nubwo nta kintu yavuga ariko uhita ubona ko uri umuntu w'ikigwari turi umuntu w'imbwa cyane ukibaza nuko nagiye bino bihaye byose kubera iki warakureba ugahita umenya ikintu ashatse kukubwira turebana hari nk'utuntu nyine ngenda ndeka kubera we urebana hari ibintu umaze kureka kubera Ortiz hari mu by'ukuri ngenda mvamo kubera nyine cya gitsure cy'abamuhungu wanjye nyine hari ukuntu bwe we akureba ugahita ubona akubwiye ibintu byinshi cyane nubwo atavuga mu by'ukuri nicyo cyiza buracyo kwiro cyo kubyara uyu muntu abyaye arahinduka byanga ibikundwa mu ruhinduka tubugere kutari seriye hagati aho ngaho mama wiwe nyina umubyeyi Zuena abenshi bamenya nka Poeta ni wowe nawe nimwe mu makupure yamenyekanye cyane iravugwa cyane ubundi watwibutse mwaje guhura gute iby'urukundo byo byaje gute ko hari abakobwa benshi muri icyo gihe urebye ni umuntu twagiye guhura nasaga nari maze igenda kubisaba Imana cyane ariko nabwo nari maze nyine igihe gito ngeze mu Rwanda ntabwo ngende wa muntu ukunda mu by'ukuri ukunda kujya mu bakobwa benshi hirya hino mba numva nyine Imana yagize gutya nyine iramumpa tubasha kubyumva kimwe turakundana cyane arankunda nanjye ndamukunda
nza gusanga n'imico ye rwose hari ukuntu igenda ihuza n'iyanjye cyane yari nka soulmate wanjye urebye nk'ibintu urebye byagombaga no kuba ni nka teste niyo mpamvu abona nakoze indirimbo yitwa ubuzima ni bwiza ubuzima ni bwiza uriya uyikurikiye cyane usanga narindi nasaga nk'umuntu uri gushaka gusobanura yuko kuza uriya muhungu naje kubyara ari nawe watumye ibintu byanjye ibyo nakoraga byose ibyo nakoraga hanze bisa nkaho byagomba kudacamo kuko nagomba kuza nkagaruka mu Rwanda uriya mwana akavuka so ni filozofi n'uburyo bw'umuntu aho gukurikiza ubuzima ni bwiza muri iyo ndirimbo mbasha kubisobanura cyane buriya uburyo umuhungu muri njye yanshyushyaga amaraso ambwira ati data nkorera umwari w'umutima akwiye kuba mama nanjye kavuka bita ko numviro nzabyara ntera namwe usanga ukubise amaso mbona fitire mu mboni z'amaso yawe uri umugabekazi umuhungu wanjye yaraba umwami wawe umuntu yakwibaza icyo gihe wari ukimubona ubu ngubu noneho imibanire yanyu ihagaze gute nyuma yuko mumaze no kwibaruka umwana ubu ugejeje imyaka 4 ubu ngubu we na Poeta bihagaze gute muri abana mu nzu imwe hari amakuru igeze gutambuka mu minsi yashize biko mutakina abana mu nzu imwe ngira ngo mwatandukanye ibyo bihagaze gute ari ukuntu nyine ibintu bisa nkaho bitagenda neza urabizi nyine ubuzima bwa KJ ariko kuba tutari kumwe mu nzu ari wabo bitaro ntabwo uvuze ko tutari kumwe turi kumwe cyane mu by'ukuri turanateganya kuba ibintu biramutse bigenze neza wenda nk'umwaka utaha Imana idufashije hari ukuntu twabigenza nyine tukabwiriza tukabwira inshuti n'abavandimwe rwose tukabwiriza ukuri si ubyumva ikibazo cya nyuma wavukiye mu buzima ntekereza ko bwari bwiza uravutse ugeze ku isi ubayeho muri ubuzima butandukanye bwiza n'ububi ibihugu urambutse hirya y'inyanja ugenze ibihugu bitandukanye ugarutse mu Rwanda urakora hip hop abaraperi mwatangiranye ndetse bamwe nta n'ikintu bakurusha hari urwego bamaze kugera muri ubwo buzima bwose wanyuzemo ni iki isi maze kukwigisha cyangwa se ni irihe somo maze gukura ku isi iyo isi ubwayo itabashije kukwigisha isi ikwigisha ibyo utigishijwe n'ababyeyi kurebye n'igihe kirekire cy'ubuzima bwanjye nakibayeho njyenyine ababyeyi nabanye n'igihe gitoya cyane natandukanye nabo mfite imyaka 14 ubu ndi kuza 30 kuva kuri 14 kugeza kuri 30 ndi kujyamo hashize igihe kinini cyane ababyeyi n'abana nabo mu by'ukuri gusa icyo navuga ngaho ni uko nagize experience ko ngo mfite ni yuko nta mpamvu yo kwigira icyo utari gushaka kugaragaza image y'ikindi kintu utari cyo n'ihandi nyine ukora ibintu ugasanga ibyo ukora byose nta kintu kiri gucamo kuko image ugaragaza hanze ntabwo ari wowe umutima kandi icyo niko urebye niko mu gihe cyashize niko umuntu yari ameze wumvaga yuko usa nkaho ugomba gupretendinga kuba ikindi kintu ugashaka ko abantu bagufata nk'ikintu cy'ikirara cya danje ukumva ko ibyo biri kuri hit ariko today naje gusanga kuba wowe ku giti cyawe ntutinya kugaragaza uwo uriwe ari nabwo bugabo mu by'ukuri niryo somo urebye rikaza cyane nakubwira nagiye nkura mu buzima rero dusoza ngira ngo ugire nk'amagambo 2 cyangwa 3 ubwira abafana bawe muri dusoza ikiganiro nta bintu byinshi mfite nabwira abantu birenze ibyo navuze gusa icyo nababwira ni uko album yanjye ya kabiri izaba yitwa nta kuvuka nta gupfa yarangiye twateganyaga kuba twayironshinga muri ukwezi kwa 12 ariko biracyari
muri proposal ntabwo nahita mbikonfirma nonaha gusa bitabe mu kwa 12 byari bisa ntabwo byarenga mu kwa mbere bitaraba nkaba ndi no gukorana n'umuntu nubaha cyane uri hejuru bita King James akaba ari umwe mu bantu bari kumfasha tumaze gukorana projet hari iyo ngiyo iri hanze abantu bazi n'isubiyeho yagiye hanze n'amashusho nazo akaba turi kuyateganya vuba ngaha ikindi nababwira ni uko mfite na filime nakinnye izasohoka kuri 26 z'ukwa 12 ikindi ni uko P-Fly rwose ntabwo ari umwe mu muheruka mu myaka nk'ibiri itatu ishize wabifinze abasari bitewe n'impamvu runaka ubu ngubu ni P-Fly wagereranya n'abantu Martin cyangwa Masamba nk'uko yabivuze numva ushaka kubona n'umusani ushaka kuba umu-artiste wuzuye wa mu-artiste wicaraga agahanga ku bintu bireye numva ibintu bizima bishobora kugira aho bikura igihugu bikakijyana ahandi niwe muntu wunguka undi we kandi mu by'ukuri abari inyuma yanjye abanshyigikiye iki ni cyo gihe rwose nabasaba support yawe cyane ntibajye bumva ibintu kuko bitari sinzi bamuzeho ibingibi muri media yakoze ibingibi ibyo nta gaciro bifite gifite agaciro nuko mu by'ukuri bo bareba ahubwo ibyo ndi kubagezaho n'ibyo nshaka kubagezaho mu by'ukuri n'ibyo bijya imbere n'ibyo bifite agaciro. Yes.